ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, duhereje Imana icyubahiro ikora imirimo n'ibitangaza. Duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro yatwimanye. Duhereje Imana icyubahiro intwari ku rugamba. Duhereje Imana icyubahiro yongeye kuvuga ngo baho, nanjye ikavuga ngo mbeho, tukaba tubayeho. Duhereje Imana icyubahiro yatwaguye. Duhereje Imana icyubahiro yadukijije turwaye. Duhereje Imana icyubahiro ihindura amazina n'amateka. Imana ishimwe. Tubyutse dushima Imana. Ndagukomeje wowe ufite ikibazo, ndakubwiye ngo uko biri kose dufite Imana itabara, dufite Imana ishobora byose. Igitumye ubyuka ugihumeka ni ukugira ngo Imana ikwereke ko ari Imana ikomeye. Nubwo ufite umubabaro, nubwo ufite kwimyoza, ariko Imana iracyari Imana. Hari igihe ubona Imana icecetse, wowe ukabona icecetse, ariko yo ikora bucece. Ikora bucece, ahubwo iyo ugusohoye mu kigeragezo niho nawe uturagara ukavuga ngo Imana ishimwe, narayibonye rukomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndakwinginze ntukore ikosa ryo kugenda udashimye Imana, udafashe umwanya ngo usenge, uyihereze icyubahiro, uragize Imana ibyawe n'abawe. Ubwire Imana ihakubanzirize, ikugerere ku babisha bawe, ibace intege, imigambi yabo iyubike, ikuvuganire, ikuburanire hariya utabasha kuburana ngo utsinde. Imana igaragaze ukuboko kwayo ku buzima bwawe. Banza Imana hose muri byose, banza Imana muri gahunda zawe, banza Imana, senga Imana kandi ujye ubanza uyishimire, nurangiza uyiragize ibiri imbere. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga Imana, dukomeje kuba mu bihe byiza byo kwinginga Imana. Nyemerera aka mwanya twongere dusubire muri ya teme yacu igira iti kumvira Imana bitera imbabazi. Iyo wumvira Imana, Imana ikugarukaho kenshi. Iyo wumvira Imana, Imana irakwishimira. Iyo wumvira Imana, Imana irakurengera. Iyo wumvira Imana, imbabazi zayo zirakugota. Kumvira Imana biyitera imbabazi ku buzima bwawe. Kumvira Imana. Narakubwiye ngo uri umubyeyi ukagira umwana ukumvira, igihe umukenereye ukamubona, wamuhanuta iki ni icyaha akakireka, mbese ukabona ari kugenda nk'uko nawe ubyifuza. Ibyo bintu bigutera umutima mwiza ndetse bikakunezeza. Umwana wawe yagutabaza akubwira ati mubyeyi mfite ikibazo iki n'iki, ukora iyo bwabaga ushakisha hasi no hejuru kugira ngo ukemure ikibazo cy'umwana wawe. Nimba ubikora gutyo uri umwana w'umuntu, byagenda gute ku Mana wayumviye, wakoze ibishimwa n'Imana? Imana yatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe ariko ikakurengera. Imana ishimwe cyane. Nakubwira ngo rero wumvire Imana, ukore iby'Imana ishaka, wumvire Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Mwana w'umuntu we, reka tuba ari ryo dusoma mu bice 44, 5 na 6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 5 handitse ngo, nuko Uwiteka arambwira ati mwana w'umuntu, gira umwete urebeshe amaso yawe kandi wumvishe amatwi yawe. Imana ishimwe. Turacyari mu ijambo ryitwa kumvira Imana. Ijambo ritangiye ritubwira ngo mwana w'umuntu, nugira umwete urebesha amaso yawe. Ese urareba iki? Icyo ureba cya mbere ni ukureba ukuntu witwara. Ese wubaha Imana? Ese ibyo ukora
ibyo ushishikarira kujyamo birebesha amaso yawe. Urabona ari ibintu bituma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Hanyuma ijambo rikomeje rivuga ngo iki? Ngo kandi wumvishe amatwi yawe, wumvishe amatwi yawe. Ese ibyo amatwi yawe yiyumviye ko wumvishe ijambo ry'Imana wigeze urishyira mu bikorwa? Turi ku ijambo ry'Imana ryitwa kumvira. Ijambo ry'Imana, kumvira Imana biyitera imbabazi. Ngo kandi wumvishe amatwi yawe, niwumve ijambo ry'Imana icyo rikubwira muri iki gitondo. Nurebeshe amaso yawe, urebe iby'imirimo y'amaboko yawe, urebe ibyo ushishikarira kujyamo, urebe nimba byubahisha izina ry'Uwiteka Imana yacu. Hanyuma wumvishe amatwi yawe. Muri iki gitondo ijambo ry'Imana rikubwiye ngo iki? Rirakubwiye ngo ibyo nkubwira byose byerekeye ku mategeko y'urusengero rw'Uwiteka yose no ku mateka yarwo yose. Urusengero ni umutima wawe. Ndashaka kukubwira iby'umutima wawe wakira. Ndashaka kukubwira ibiganje mu mutima wawe, imipango ipangirwa muri uwo mutima. Ndashaka kukubwira iby'amategeko y'Uwiteka Imana yagutegetse uko ari 10. Ese ujye uyubahiriza? Hari itegeko rirenze ayandi. Yesu Kristo yatubwiye ko amategeko yose akubiye mu itegeko rimwe ryitwa urukundo. Ariko si iyo urebye mu mutima wawe, ari rwo rusengero rwawe rw'Uwiteka Imana. Imana yashatse kuganza mu mutima wawe, ariko warabyanze, warayimuye. Uwiteka Imana rero arakubwiye ngo iby'amategeko n'amateka h'urwo rusengero. Kandi umenye neza ahinjirirwa h'urwo rusengero n'ahasohokerwa h'ubuturo bwera. Umenye ese mu mutima wawe ahinjirirwa ibyaha ni hehe? Ese aho wahaye igice cyo mu mutima wawe, mu mubiri wawe. Urusengero rwera ni umutima n'uwo mubiri wawe. Aho muri wowe ahinjirirwa, ahantu hinjiriwe, ahantu hinjirirwa ibyaha, ahantu winjiriza ibyaha. Uwiteka Imana arakubajije ngo nuhamenye ahinjirira ibyaha, ahinjirira ibizira. Ngaho hantu nahasohokera ni mu kanwa kawe. Ushobora kuba usohoreramo amagambo ateye isoni. Ni ahantu mu mubiri wawe. Aho niho mu rusengero rwera. Wowe muri wowe uri ubuturo bw'Imana. Wowe uri ubuturo bw'Imana. Imana ikorera muri wowe, Imana ikagendera muri wowe. Ariko iyo wanze Imana, iyo wahakanye Imana ugahakana kwera kwayo, muri wowe haba huzuyemo abadayimoni, huzuramo imikorere ya Satani n'abadayimoni. Uwiteka Imana arakubwiye ngo rero wumvishe amatwi yawe. Imana ishimwe. 6 handitse ngo iki? Uzabwire ba bagome ari bo ab'inzu ya Isiraheli uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, mwa b'inzu ya Isiraheli mwe, ibizira byanyu byose birahagije. Imana idusange. Ibizira byanyu byose birahagije. Imana ibabarire buri wese. Birashoboka ko wavuga ngo nta kizira ufite, ariko ijambo ry'Uwiteka Imana riravuze ngo ibizira birahagije. Ibizira byanyu byose birahagije. Ibizira by'abasambanyi birahagije. Ibizira by'abicanyi birahagije. Ibizira by'abagome birahagije. Ibizira by'umujinya ugira birahagije. Ibizira niwumvisha amatwi yawe ijambo ry'Uwiteka muri iki gitondo. Ryururutse rikubwira ngo ibizira birahagije. Ibizira birahagije by'ubusambanyi. Ibizira birahagije by'ubwibone. Ibizira birahagije by'inzangano. Ibizira birahagije yewe. Ijambo ry'Uwiteka teme turimo no kumvira Uwiteka bikayitera imbabazi. Imana nuyumvira muri iki gitondo, ukihana ibyo bizira byawe ukora, ukabwira Imana, ukatura,
ukemerera Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza wawe, ukemera ko umwuka wera amurika mu mutima wawe, ukavanamo izo nzangano, ukavanamo ishyari, ukavanamo igomwa, ukavanamo inaringe, ubwibone bwo kwishyira hejuru, ukavanamo ibyo Uwiteka Imana atishimira. Ijambo ry'Uwiteka Imana rikubwira ngo iki? Rirakubwiye ngo ibizira birahagije. Ni ukuri ibizira birahagije. Imana irabireba bikayitera isesemi ngo ibyo bizira birahagije. Ijambo rirakubwiye rero ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe ugakura ibigawa mu bishimwa, Uwiteka Imana arakwishimira, arakugirira imbabazi. Imana ibaha umugisha. Ariko ibyo bizira bihagije ubikure mu buzima bwawe, ubikure mu mubiri wawe, ubikure mu mutima wawe, maze Uwiteka imbabazi ze zururukire ku bugingo bwawe n'ubuzima bwawe n'umubiri wawe, uhinduke icyaremwe gishya. Shalom shalom. Imana ibishimire, Imana ibanezeze, muhahe muronke. Bifurije weekend nziza, bifurije kunezezwa n'Imana. Mucyo w'Imana nubavire, ndabakunda cyane. Imana ibagirire neza. Ineza yawe ku mwana w'umuntu